ndagusuje kandi nkwifuje kugira ibihe byiza nanone nkubwire ngo kugira ubuzima bwiza nuko ugomba gukora kugira amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko nanone impamvu ntangiye gutya nuko hadutse indi ndwara yazaje ibihugu by'abaturanyi hano hafi ahangaha. So minisiteri y'ubuzima rero y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kubwira abaturarwanda bose ko bagomba kwitwara kugira ngo birinde iyi ndwara. Ni indwara ikomeje kugenda ubona yuko ishobora kuza guhangayikisha igihugu. Nyuma ya COVID-19 haje indi virusi mbi cyane, monkeypox virus cyashya yazaje igihugu cy'Ubwongereza na Nigeria. Menya uko yandura rero n'uburyo wayirinda. Mu kimwe gishize kuwa gatandatu ubuyobozi bw'ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza bwemeje ko habonetse indi virusi yitwa monkeypox, ikaba ifite isano n'icyorezo kigeze kwibasira isi cyitwa smallpox, aho cyishe abantu basaga miliyoni 800 mu gihe cy'amezi cyamaze kiri ku isi. Umuntu wa mbere wayibonyemo iyo virusi mu gihugu cy'Ubwongereza yaraturutse ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Nigeria hari tariki 7 Gicurasi 2022. Akimenyekana rero bahise bamushyira mu kato mu bitaro byamenyereye kuvura indwara z'ibyorezo bikaba byitwa Guy na Mutagatifu Thomas. Iki cyorezo rero ndetse kikaba gikomeje gutigisa isi ndetse no guhangayikisha abaturage kuko iki ngiki cyaba gikaze cyane. Ikigo cy'Ubwongereza cyita ku buzima cyatangaje ko batangiye gushaka buri muntu wese wahuye n'uwanduye bwa mbere kugira ngo bafatwe nabo bajye mu kato kugira ngo atazagumya kuza ubwandu bwinshi cyane kugeza ubu ngubu igihugu cy'Ubwongereza kimaze kubona abantu banduye iri ndwara bagera kuri 7 bakaba barashyizwe mu kato. Ushobora guhita ubaza ati se ibimenyetso bigaragaza ko iyo ndwara ya monkeypox virus, iyi ndwara ibimenyetso byayo rero bishobora kugaragara hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'umunsi wayanduriye, ariko iyo byatinze kugaragara ntago bishobora kurenza iminsi 21. Ibimenyetso biranga uwayirwaye kugira umuriro uhindagurika, ukabona uyu munsi urawufite ejo ntawo ufite, uyirwaye kandi akunze kuribwa umutwe ndetse no kuryaryata mu kiziba cy'inda, ashobora kandi no kuribwa n'umugongo. Iyi ndwara kandi irimo kuguhashya utangira kugira umunaniro, byava hagahita haza uduheri dutoya ku ruhu maze tukagenda dukura tukavamo ibibyimba binini cyane. Iyo umaze kuba wagira umuriro muri wowe uyirwaye utangira kukamuka maze ugatangira kweruka ukamera nk'umuntu utajya wisiga amavuta. Uko iyi ndwara yandura, niba ushaka kuyirinda iyi ndwara dore uburyo wakoresha ukayirinda: kurya inyama zibonetse zose kuko ikunda guturuka no mu nyamaswa, kandi mu gihe uhuye n'uyirwaye irinde kuba kumukoraho cyangwa ngo agukozeho amatembabuzi ye. Iyi ndwara kugira ngo uyirinde biragoye cyane, uretse kuba wabona urukingo rwa sida nta wakwandura, ariko biragoye cyane kurubona kuko iyi ndwara imaze imyaka igera kuri 40 ibayeho. Rero nta gihugu na kimwe cyaba kibitse urukingo. Ikindi kandi iyi ndwara ntago yica cyane kandi uyirwaye akira vuba ugereranyije na COVID-19. Mukomeze rero mwirinde iyi ndwara ishobora kuza ari gatumu gasanga iri kutwangiriza. Uri kubona amafoto agaragaza umuntu wayanduye, ntabwo byoroshye kabisa. Ubwo reka nkubwire ngo kora subscribe maritari kugira ngo ugezeho update news, ukomeze wirinde ariko numva amakuru agezweho. Nta handi ni kuri Warase TV kabisa. Mani barinde, mani komeze igumane nawe.